gihamagari Shizzo AFROPAPI mu muhamagaraze nawe nshaka kuvuga ibintu atanyumva. Abanyarwanda nimwagije nje ntabwo narize ibintu by'ubugome. Ushobora gukirana n'indaya zindi zose. Nta gukirana na Fifi. Uzi imyaka uruta Fifi wema. Ntabwo ari uko basabije. Atesi ndabizi ntacyo mpfa nawe umbabarire. Ariko ndabizi at least umugabo ugiye kurongorwa nawe ibi bintu ndimo ndavuga ushobora kubimuziho. Ibintu byinshi ntabwo naza hano mbivuga imihanda, bimwe biba biza gushirishamo abantu, bimwe biba biza gukora abantu, niba bimwe biba bishobora kwica brand z'abantu. Ntabwo navuga ibintu byinshi hano. Fifira yahuriye na proposal y'abandi nuko icyo cya Fifira yigeze kugishaka, probably ngira ngo yari kwa Rwanda ariko yagisabye nabi. Shizzo wasabye nabi. Story yose ntabwo ngiye kuyivuga kubera yinvolvinga amayandi mazina. Ariko bro, kugisaba nabi bakanakikwima noneho ukagenda umwana umubabaje, unamurakaje, unamurijije. Ukagenda umwana akwimye noneho umubabaje, unamurijije. Kubera yakwimye nagutegereje uno munsi, naragutegereje kugira ngo mbivuge ugiye kurongora. Aho niho mbera mubi. High last warning Shizzo AFROPAPI bro. Ntabwo ari uko basabije. Ntabwo ari uko basaba. Kandi banakureka. Pani cha Fifira ye. Especially when it comes to Fifira ya bro. Ntabwo ari uko basabije Fifira ya. You pressed the wrong button. I'm giving you the last warning. Nguhaye last warning. Shizzo AFROPAPI. Ngende umwana w'umusiramu. Wallahi nguhaye last warning. Naragutegereje ngo ufatire ahantu heza. Niho ngutegerereza. Nkabanza nkavuga ibyawe. Ubu ngubu kandi ngewe urabona hahandi bavuga ati bagiye bagushize hejuru gucya ukuboko bakavuga ati niba ufite ikibazo tutarabasezeranya, ati umuntu ufite ikibazo nono muntu naze tugere nakivuge. My friend, today I'm imagining indaho ngaho ngomba kuvuga ikibazo cyanyu. Ngomba kuvuga ikibazo ngufite kandi turimo turatangira. We are just turatangira. Nukuvuga ko buri nyuma y'imisi nk'itanu banyarwanda kazi telefoni yanjye, reka maze mbaye telefoni yanjye, andika telefoni, muandike telefoni yanjye. Ibuzi ko Shizzo AFROPAPI afite ikintu yagukoze, hari ikintu muziho kibi. Telefoni yanjye ni +1 438 994 3408. Niba uzi Shizzo AFROPAPI hari ikintu yagukoze, hari ikintu kibi, hari ibindi n'ibyo yakoze n'iki akabumuzi, ndakwinginze nyohereza telefoni umbwire ibyo biboro bro. Ndamutangiye. Mwigeze abantu ngo muza ngo mugakoropa mwaheze mukaza mukabyimba n'abanyarwanda. Mukabyimba n'abanyarwanda I Kigali. My friend, you played the wrong button. Fifira ya ntago bamukiniraho. Fifira is been my baggage. Ama message atangiye kwinjira menshi. Nimero yanjye nayitaza ubu ni message zanjye ni message zirimo zirinjira ndimo ndazibona barimo barambwira already because ngewe ibintu mba mbikura mbizi, ibintu mba nababwiye nababwiye ati nge ntanga nimero yanjye bagahita bambwira ubuzima bwawe bwose. Mukibwire icyo kigoryi. Mubwire ikigoryi ngo ni Shizzo AFROPAPI. Ushobora gukinana n'ibindi byose bacha Fifira ya ukagifata ukagishira ku ruhande bro. Imagine if I say everything. Ndagucekinze kugira ngo ubanze upape ugiye gukora ubukwe ngucekingira hangaha nkabaza nkakwereka. Imagine if I say niyo mava hano hose ugera kugira noneho ugiye no kubyara n'abana, ugiye no mugore n'iki. You have to be extra careful muri steps zose ugenda ukora. Ibyo mugenda mukinywesha ibimoji my friend, mukagenda mukahohotera aba, mukagenda mukanywa ibimoji my friend. Wowe Shizzo AFROPAPI wigira umuntu ng'urumoji, woshora kunywa urumoji nawe yigize abantu bigize ububoro bw'urumoji man. Watunywa urumoji bakagushira nka urumoji nawe ukanywa urumoji wamara urumoji nawe. Shizzo AFROPAPI Kwera zinyemani biza hano bikaza muri game bitazi n'ahantu bigima biramiro birajya. Mwigize ububoro mu urumoji, murakura urumoji mudashoboye we. Murakura urumoji niba mutarushoboye murureke.
bw'inkwesha urumogi bwawe ukaza ugakora ibintu by'ubugoryi ngwagira nibwo bwa mbere tubonye abantu banywa urumogi kandi my friend njye na Fifi tuvuye kure wefa niba fazo niba ari iki niba ari Shizzo niba ari iki ndakwinginga nundi muntu wese wo muri industry bro ndabinginze murimo murakina Fifira ya mumufate mumushire ku ruhande Juno murabizi ko mwakoranye na Fifira ku kigo mwigana hamwe mwamwimye amakorabo mwese Muheto uri imfura Muheto uri imfura abantu batazi Muheto wariwe ni Biteye niwe Muheto kandi Muheto kumenya kuri imfura ni Imana yabikoreyemo indirimbo wamuhereho korabo niyo ndirimbo yambe yakitinze ye irimirana kora neza ku mihanda abantu nari narabagoye guhamagara Shadibu hamagara Muyango mpostingira Fifira ya mpostingira ibingibi nabo bakumva ndimo ndabagora niki niyo mpamvu ujya bona Fifira naramuge Fifira ya sohora indirimbo ubyihorera ibindu bindekere nta gusubira kuri televiziyo nta gusubira kuri iki niba shaka baguhamagare umwana ndwaniriye intambara gashi ya bro wewe Shizzo AFROPAPI wafashe mushingwe n'uburyo ikindi manu imoso uyifatisha intare kanyoko koko kwe gufasha ibintu bibiri biri very dangerous my friend mukuremo imbuto urumujungo rwari imbuto bro uzikuramo right usanga yacomye irengarenga ngo yacomye bacomye irengarenga barinda bakibaza ko bacomye urumogi kubucoma isombe wowe Tesi umbabarire Tesi mubwire Tesi umbabarire ariko Tesi ibi nibyo bizanana n'umugabo uba warongowe ko ibi nibyo aba yarakoze ibi nibyo aba yakoze Tesi umbabarire kabisa ariko ndanamubabariye by the way ndakubabariye ndakubabariye bro ariko ni umva ndakwinginze nkurumogi neza nwa urumogi neza bro nwa urumogi neza nuzajya urumogi uzajya ugenda ahantu wiyubahe otherwise tushobora kukwereka ko twego dushobora kunyura urumogi rushu rwawe dore ndi muzima I haven't smoked ndi muzima but it seems like narumwe imagine ndukunkwerekanya ndukunkwereye wowe uwo mukobwa wawe nza kuba ntamukunda washatse ewana nuko washatse umugore nkunda najyaga nkibona nkareba nkavuga ati icyo bikoga biranshimisha ngira ndeba ari biboro byabo nicyo kigushije mabere urakize ndabona na Jess Kwiza yaraje hano naringiye kumuguteza kandi Jess Kwiza urabizi ko kwanga kubi reka mwihorere Ekaje sinzane hano je nuko rero abanyarwandakazi ndamubabariye ndakubabariye uzimya kuruta Fifi wema ariko bro kugisaba nabi bakanakikwima noneho ukagenda umwana umubabaje unamurakaje unamurijije ukagenda umwana akwimye noneho umubabaje unamurijije kubera yakwimye nagutegereje uno munsi naragutegereje kugira ngo mbivuge ugiye kurongora Tesi ndabizi ntacyo mpfa nawe umbabarire ariko ndabizi at least umugabo ugiye kurongorwa nawe ibi bintu ndimo ndavuga ushura kubimuziho ibintu byinshi ntabwo naza hano mbivuga imihanda bimwe biba biza gushirishamo abantu I last warning Shizzo AFROPAPI bro ntabwo ari uko basabije murimo murakina Fifira ya mumufate mumushire ku ruhande Juno
murabizi ko mwakoranye na Fifira ku kigo mwigana hamwe mwamwimye amakorabo mwese. Muheto uri imfura. Muheto uri imfura. Abantu batazi Muheto wariwe ni Biteye. Uri mujungoro wari w'imbuto bro. Uzikuramo right? Usanga yacomye irengarenga. Mugihamagari Shizzo AFROPAPI mumuhamagaraze nawe ushaka kuvuga ibintu atanyumva. Abanyarwanda mwagije nje ntabwo narize ibintu by'ubugome. Ushobora gukirana n'indaya zindi zose. Ntabwo ukirana na Fifi. Uzi imyaka uruta Fifi wema. Ntabwo ari uko basabije. Atesi ndabizi ntacyo mpfa nawe umbabarire. Ariko ndabizi at least umugabo ugiye kurongorwa nawe ibi bintu ndimo ndavuga ushobora kubimuziho. Ibintu byinshi ntabwo naza hano mbivuga imihanda. Bimwe biba biza gushirishamo abantu, bimwe biba biza gukora abantu, bimwe biba bishobora kwica brand z'abantu. Ntabwo navuga ibintu byinshi hano. Fifira yahuriye na proposal y'abandi nuko icyo cya Fifira yigeze kugishaka probably ngira ngo yari kwa rino cyaniza ariko yagisabye nabi. Shizzo wasabye nabi. Story yose ntabwo ngiye kuyivuga kubera yinvolvinga amayandi mazina. Ariko bro kugisaba nabi bakanakikwima noneho ukagenda umwana umubabaje, unamurakaje, unamurijije. Ukagenda umwana akwimye noneho umubabaje, unamurijije. Kubera yakwimye nagutegereje uno munsi naragutegereje kugira ngo mbivuge ugiye kurongora. Aho niho mbera mubi. High last warning Shizzo AFROPAPI bro. Ntabwo ari uko basabije. Ntabwo ari uko basaba. Kandi banakureka. Pani cya Fifira ye. Especially when it comes to Fifira ya bro. Ntabwo ari uko basabije Fifira ye. You pressed the wrong button. I'm giving you the last warning. Nguhaye last warning. Shizzo AFROPAPI. Ngende umwana w'umusilamu. Wallahi nguhaye last warning. Naragutegereje ngufatira ahantu heza. Niho ngutegerereza. Nkabanza nkavuga ibyawe. Ubu ngubu kandi ngewe urabona hahandi bavuga ati bagiye bagushize hejuru gucya ukuboko bakavuga ati niba ufite ikibazo tutarabasezeranya ati umuntu ufite ikibazo nono muntu naze tugire nakivuge. My friend, today I'm imagining indaho ngaho ngomba kuvuga ikibazo cyanyu. Ngomba kuvuga ikibazo ngufite kandi turimo turatangira, we are just turatangira. Nukuvuga ko buri nyuma y'imisi nk'itanu Banyarwandakazi telefoni yanjye reka maze mbaye telefoni yanjye andika telefoni mwandike telefoni yanjye. Ibuzi ko Shizzo AFROPAPI afite ikintu yagukoze, hari ikintu muziho kibi. Telefoni yanjye ni +1 438 994 3408. Niba uzi Shizzo AFROPAPI hari ikintu yagukoze, hari ikintu kibi, hari ibindi n'ibyo yakoze n'iki akabumuzi, ndakwinginze nyohereza telefoni umbwire ibyo biboro bro. Ndamutangiye. Mwigeze abantu ngo muza ngo mugakoropa mwariza mukaza mukabyimba n'abanyarwanda. Mukabyimba n'abanyarwanda I Kigali. My friend, you played the wrong button. Fifira ya ntago bamukiniraho. Fifira is been my baggage. Ama message atangiye kwinjira menshi. Nimero yanjye nayitaza ubu nibo message zanjye ni message zirimo zirinjira ndimo ndazibona barimo barambwira already because ngewe ibintu mba mbikura mbizi ibintu mba nababwiye nababwiye ati nge ntanga nimero yanjye bagahita bambwira ubuzima bwawe bwose. Mukibwira icyo kigoryi. Mubwire ikigoryi ngo ni Shizzo AFROPAPI. Ushobora gukina n'ibindi byose cya Fifira ya ukagifata ukagishira ku ruhande bro. Imagine if I say everything. Ndagucekinze kugira ngo ubanze upape ugiye gukora ubukwe ngucekingira hangaha nkabaza nkakwereka. Imagine if I say niyo mpamvu ahantu hose ugera kugira noneho ugiye no kubyara n'abana ugiye no mugore n'iki you have to be extra careful. Muri steps zose ugenda ukora ibyo mugenda mukinywesha ibimoji my friend, mukagenda mukahohotera aba mukagenda mukanywa ibimoji my friend. Wowe Shizzo AFROPAPI wigira umuntu nk'urumoji, wowe ushobora kunywa urumoji nawe
yigize abantu bigize ububoro bumwe urumogi man watumwe urumogi bakagushira nka urumogi nka nawe ukangurumogi wamara urumogi nawe Shizzo AFROPAPI Perazimye man biza hano bikaza muri game bitazi nahantu bijima biramiro birajya mwigize ububoro mu urumogi murakuru urumogi mudashoboye we murakuru urumogi murogirima mutarushoboye murureke Murabwe mweshura urumogi bwa yawe kaza ugakora ibintu by'ubugoryi ngwagira nibwo bwa mbere tubonye abantu banyura urumogi ka My friend nge na Fifi tuvuye kure wefa niba fazo niba ari iki niba ari Shizzo niba ari iki ndakwinginga nundi muntu wese wo muri industry bro ndabinginze murimo murakina Fifira ya mumufate mu mushire ku ruhande Juno murabizi ko mwakoranye na Fifira ku kigo mwigana hamwe mwamwimye amakorabo mwese Muheto uri imfura Muheto uri imfura abantu batazi Muheto wariwe ni Biteye niwe Muheto kandi Muheto kumenya kuri imfura ni Imana yabikoreyemo indirimbo wamuhereho korabo niyo ndirimbo yambe yakitinze ye irimirana kora neza ku mihanda abantu nari narabagoye guhamagara Shadibu hamagara Muyango mpostingira Fifira ya mpostingira ibingibi nabo bakumva ndimo ndabagora niki niyo mpamvu ujya bona Fifira naramubwiye Fifira ya sohora indirimbo ubyihorera ibindu bindekere nta gusubira kuri televiziyo nta gusubira kuri iki niba shaka baguhamagare umwana ndwaniriye intambara gashi ya bro wewe Shizzo AFROPAPI wafashe mushingwe n'uburyo ikindi manu imoso uyifatisha intare kanyuko koko kwe gufasha ibintu bibiri biri very dangerous my friend mukuremo imbuto urumogi ngo rwari imbuto bro uzikuramo right usanga yacomye irengarenga ngo yacomye bacomye irengarenga barinda bakibaza ko bacomye urumogi kuba ucoma isombe wowe Tesi umbabarire Tesi mubwire Tesi umbabarire ariko Tesi ibi nibyo bizanana n'umugabo uba warongowe ko ibi nibyo aba yarakoze ibi nibyo aba yakoze Tesi umbabarire kabisa ariko ndanamubabariye by the way ndakubabariye ndakubabariye bro ariko ni umva ndakwinginze nk'urumogi neza Nwa urumogi neza bro nwa urumogi neza nuzajya urumogi uzajya ugenda ahantu wiyubahe otherwise dushobora kukwereka ko twego dushobora kunyura urumogi rurishu rwawe dore ndi muzima I haven't smoked ndi muzima but it seems like narumwe imagine ndukumwerekanya ndukumwereye wowe iyo uwo mukobwa wawe nza kuba ntamukunda washatse ewana nuko washatse umugore nkunda najyaga nkibona nkareba nkavuga ati icyo bikoga biranshimisha ngenda ndira bari biboro byabo nico kigushije mabere urakize ndabona na Jess Kwiza yaraje hano naringiye kumuguteza kandi Jess Kwiza urabizi ko kwanga kubi reka mwihorere reka Jess sinzane hano je nuko rero banyarwandakazi ndamubabariye ndakubabariye